Mu by'ukuri iryo zina rya mama wa Yolanda ryahise ririnyerurira impamvu Yolanda yarangariye cyane Ayeri Crespo akimubona nta rindi ni Putera Arista. Byatumye nibaza uburyo yaje gucika asohoka mu gihugu cya Yope igihe yahungaga kubwo kwica papa wa Ayeri Crespo, maze nawe mu kubona uburyo nsigaye niyumvira cyane yambajije ikibazo ngize ku izina rye, nshiduka ncitswe mubaza uburyo yaje gucika Yope kugeza ageze muri Metrobet. Ibyo kibyumva yarikanza mbaza uburyo nzi ko yabaye Yope, mpita musubiza ko byose bishingiye ku mwana w'umumetisi ashaka kuvugisha. Noneho ibyo kubyumva na Yolanda yambajije ibyo ndimo kuvuga, mpita mubaza niba mama wabo atari yarababwiye ahahise, amakanira mbaza uburyo ngewe nza ahahise ha mama we kandi mumenya ako kanya. Musubiza ko nari nza ahahise h'izina Putera Arista ariko ntabwo nyiraryo niba akibaho. None ntunguwe no gusanga ari umubyeyi w'abana basanzwe ari inshuti zanjye. Kuri Putera Arista we yari yakomeje gucanganyikirwa n'ibyo mvuga, abura n'imbaraga zo gutera intambwe nsanga Ayeri Crespo, ahubwo asigara mbazanya gushidikanya mu kiniga cyinshi n'ibyo ndimo gutuma atekereza ari impamo. Nuko musaba ko asanga uriya mubyeyi w'umwera twazanye akaba ari umukura mu rujijo rw'ibyo akomeje gushidikanyaho, ariko ahita nsubiza ko kubera ibyo abera bakorera nyirakuru Berisima, papa we Crespo na mama we Ravera nibyo bamukoreye ku giti cye batuma atandukana n'umwana we, byatumye ababikira inzika n'inzigo ku buryo kuva yagira amahirwe yo kugera mu butaka bw'abasokuruza be yahise arahira ko nta muntu ufite uruhu rwera ashobora no guhereza umukono, kandi uwo mwera niwe yaba ari usigaye wenyine wo kurokora ubuzima bwe yakwemera agapfa. Kubera ububi bw'abera ntabwo yakwizera imiti bamuteye yatumye asabana nabo. Putera Arista yamaze kuvuga gutya asobanura urwango rweruye afitiye abantu bafite uruhu rwera. Nibaza uburyo abyakira nyuma yo kumenya ko umwe mu bo yanga ari we warokoye ubuzima bw'umwana we yari yataye amurokora intozi zari zamwanjamye, maze musaba ko ubutaha ajya avuga aziga kubera ko mu kanya arabashimira abo yanga kandi atari bose. Maze nungamo mubwira nti inzika ni inzira nziza yakugeza ku nzigo ariko si inzira nziza yakugeza ku mahoro y'umutima. Mu gihe abo wita ko ufitiye inzigo baba ntabyo bazi, kandi niyo baba babizi baba bifitiye amahoro asesuye kubera ko n'ubundi kubagirira inzika ntacyo biba bibatwaye. Rero wakagombye kugira umutima ubabarira kuko bigufasha kudaheranwa n'ubuhemu wagiriwe ngo bikubuze amahoro y'umutima. Bityo rero aya magambo mbwiye urisanga uyicuza kubera ko abo wanga urasanga ari bo babashije kukuberaho utari mu nshingano za kibyeyi. Ikirenze ibyo bya bindi bavuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, urasanga ku ruhande rumwe atari ukuri kubera ko wabuze ku mwana wawe, uwo mwana wawe akabona undi mama mwiza. Rero ikuremo urwo rwango rwo gushyira abera mu gatebo kamwe kubera ko guhemukirwa n'umuntu umwe ubuhemu bwe ukabugereka ku bantu bose bafitanye isano runaka, niho hava no gushaka kubarimbura bazira umuntu umwe. Ngaho tera intambwe usanga uriya mubyeyi mwiza Mariya kubera ko ari we ufite ubushobozi n'ububasha bwo kukugeza ku mwana wawe. Namaze kubwira Putera Arista gutyo, akomeza kurushaho kujya mu rujijo no gushidikanya ku byo mvuga. Noneho urwango n'inzigo afitiye abera byo bimubera imizi imubuza gushingura ibirenge ngo atere intambwe asanga Mariya. Biba ngombwa ko umukobwa we Yolanda amufata amukurura amushingura ibirenge aho byari byashinze imizi, amwerekeza kuri Mariya. Kuri ngiye mu gusigara mpagaze aho njyenyine, mubyara wanjye Vira yavuye yamfata akaboko anyerekeza aho njya kwicara, mvayo mbona amacupa duteretse imbere ari ukwitoranyiriza ikinyobwa unywa. Mu kanya gato mbona ngejeje kuri Adera, mwicara iruhande, ku rundi ruhande mbona nicaranye n'umwe mu basore bari kumwe na Yolanda. Nuko mfata umwanya wo kuzengurutsa amaso kubo tugereye aho rimwe uburyo bicaye, mbona ari Kimu Makabe na Adurice Makabe bicaranye. Iruhande rwabo hicaye Jesabera Makabe, Beritoni Makabe, Angelo na Arisha. Hakurikiraho Debora Makabe na Beka Makabe hamwe na Beki Makabe. Nitegereje neza mbona abo bose babicaje mu ruhande dusanze Gaburiyeli, Marirene, Yeremiya, Roseline na Bekamu Makabe bicayemo. Nuko binyereka ko urwo ruhande rwicayemo abakomoka kuri Gaburiyeli na Marirene. Nuko ndeba ku rundi ruhande Melania yicayemo, mbona hicaye Orina, Marisoru, Rosalinda, Rajawolina, Stewariti, Bronte, Rexa, Sharitoni, Rosario, Valeria, Arisibeth ya Mirethi, Putera Arista, Ofelia Riyesi, Bariteremeriyesi. Abana babo bagizwe n'umuhungu umwe n'abakobwa babiri. Nanone hicaye Yolanda, Marone, Rohani, Leya, Starona Mustronge na Sharona Mustronge hamwe na Bernadette Amustronge. Ku rundi ruhande rwo njyewe na Adera turiho, mbona hicaye Nicola, Drosera, Henry, Maria, Ayeri Crespo, Hezibora, Osheya na Edina hamwe n'undi musore unyicaye iruhande wahoze ari kumwe n'abana ba Ofelia Riyesi. Hasigara Vira wenyine ari uhagaze hagati yacu. Mu gukora ubusesenguzi mpita mbona ko bapanze kutwicaza mu byiciro bitatu.
harimo igice kimwe cy'abakomoka kuri Melania nabo bashakanye, ikindi gice cy'abakomoka kuri Gabriel na Marilene nabo bashakanye, hakurikiraho ikindi gice cy'abantu badafite inkomoko kuri Melania cyangwa se kuri Gabriel na Marilene. Maze muri ako kanya Villa wari hagati yacu nk'umuntu bigaragara ko agiye kuyobora ibirori bibera aho ngaho, yatuzengurukije amaso. Noneho kubera ko twasaga nk'abicaye dukoze uruziga arazenguruka ngo twese tubashe kubona isura ye, bitari by'abakobwa b'iki gihe biharaje guhindukira bashaka kutwereka amabuno yabo. Villa amaze kwiyereka yikije umutima gato aterura avuga ati imbaraga ntabwo zigaragarira mu gukumira inzitizi, ahubwo zibonekera mu guhura n'izo nzitizi ugahangana nazo ukabasha kuzicamo wemye. Rero uko muri aha mwese mwanyuze mu bihe bikomeye, munahura n'inzitizi nyinshi kugera ku rwego muboranye n'imiryango yanyu, mwararize, mwarakubititse, mbese ibihe buri wese yanyuzemo ku giti cye niwe ubizi. Buri wese ku giti cye niwe uzi igipimo cy'agahinda yagize, mbese buri wese afite inkuru y'ibihe bikomeye yakuzura igitabo gifite paje zirenga 1000. Ariko muri aka kanya muhuriye ahangaha ndabizi neza ko mwese mugiye guhozwa amarira mwarize, muhura n'abanyu mwari mwarabuze, mukaboneraho n'abandi mufitanye isano mutari muzi. Rero mureke mwanya mubyara wanjye Neko Asha nk'umuntu watumye muhurira hano ngo abahuze n'abanyu mwari mwarabuze. Ndabizi ko kubw'imitima yanyu igiye kuruhuka intimba y'agahinda, umunezero wo guhura n'abanyu ukabataha nk'uko nanjye wantashye, ampuza na musaza wanjye Maombi, mama wanjye Sanchia n'abandi benshi ntari nzi ko mfitanye isano nabo. Mubyara wanjye Villa yamaze kuvuga iryo jambo anyerekejeho amaso asoza nyikirisi ngo nkora icyo naremewe. Nuko ndahaguruka nanjye ndabanza nzengurutsa amaso abari aho ngaho bose, mbabonamo amatsiko n'urujijo rwinshi. Ariko by'umwihariko Putela Arista yari yakomeje kwiboramo umutuzo ku buryo no kwihishira byamunaniye. Umugabo we Arisibeth ya Miretha akomeza kumuguyaguya amukomeza cyane. Namaze kuzengurutsa amaso abari aho bose nitse umutima gato nkomeza mvuga nti mwagerageje guhangana mwirengera, mwagerageje guca mu bikomeye mu minsi y'ubuzima bwanyu kugira ngo mugere ku byo mushaka. Muhagarika guhangayikira cyane ahazaza hanyu binyuze mu kuba mwarahateguye neza. Mwagerageje kutagwa hasi ngo hasandare ibimene by'ibice byanyu kubera ko mwiyubatsemo umutima ukomeye ubasha kudacibwa intege n'ibibonetse byose. Muhagarika gutekereza ko mwatsinzwe buri uko gahunda zitagenze uko mwabiteganyaga. Mwagerageje gukomera muri byose, murwanya kutangiza amasezerano mwihaye mu bwana bwanyu. Muharanira kutajya kure y'ibyo mwatangije, muharanira kutangiza inzozi zanyu. None muri aka kanya mugiye kwishimira ibyavuye mu kwihangana n'umuhate wanyu, kandi niringiye ko uko mugorwa no kwakira ibyo mugiye kubona murabasha kwikomeza nkuko byakomeje kubaranga kuva kera kugeza aka kanya. Ndabizi hari abaje bazi impamvu zitugenza hano, hari abaje batumiwe, hari n'abaje batazi bijya mbere, ariko mu ijambo rimwe hano ibirori bigiye kuhabera nibyo guhuza imiryango yari yaraburanye n'imiryango itariziranye, ndetse no guhuza abatari bazi ko bafitanye isano. Gusa ntabwo ndi bujye mu bisobanuro byinshi byo kuvuga ngo kanaka afitanye isano n'uyu, ahubwo uko mwicaye mu matsinda atatu, abagutse mu bitekerezo bamaze kubibonera ubusobanuro n'impamvu yabyo. Rero mvuze mu ncamake, uruhande mubonamo umukecuru uruta abandi bose ku batamuzi ni Melania. Abantu bamushagaye n'abamukomokaho hamwe n'abashakanye n'abamukomokaho, kuva ku bana be Rosario na Rajeolina Olina, ubwo bashatse bahaguruka mukababona. Namaze kuvuga gutya bari aho barakangarana, by'umwihariko abo ku ruhande rwa Melania bakomoka kuri Olina barakangaranyijwe no kubona musaza we Rosario yari yarabuze, no ku ruhande rw'abakomoka kuri Rosario batungurwa no kubona Olina nka mushiki wa Rosario yari yarabuze, by'umwihariko Valeria kongera kubona nyirabuja agasanga ari muramukazi we byaramurenze. Ahita amuhamagarana ikiniga cyinshi amwiseguraho ko umwana we Rosalinda atabashije kumugeza kuri mama we Melania. Ako kanya Rosalinda ahita ahaguruka amwiyereka mu kumushimira uburyo atamujugunye, na Rosalia anezezwa no kubona mwishywa we yagiye kwa Dobuta akamubura atazi ko burya ari mwishywa we. Ako kanya Ophelia Ries na Arisibeth ya Mirethi bahita bahaguruka bahamagara Rosalinda mubyara wabo. Muri ako kanya Rosalinda ahagurutsa abana be Rajeolina, Stewart, Bronte na Rexa abereka ababyara be mu kubabwira ko ari urubyaro rwe. N'ababyara be Arisibeth ya Mirethi na Ophelia Ries barahaguruka, bahagurutsa abana bibarutse kuva kuri Arisibeth wahagurukije Yolanda na Marone, naho Ophelia Ries ahagurutsa abana be batatu, umuhungu umwe n'abakobwa babiri. Rosalinda ahagurutsa na Sharitoni amubereka nk'umwuzukuru. Babyara be bagwa mu kantu basanze afite umwuzukuru ungana gutyo. Bamaze kwiyerekana, Olinava yasanga musaza we Rosario na muramukazi we Valeria abagwiramo icyarimwe mu marira menshi.
naho Rosalinda wasanga ababyara be Ophelia Aries na Elisabeth Yamireth nawe abagwamo yuzuye ubwuzu bwinshi. Abana babo nabo barahura kuva kuri Rajoelina, Stewart, Bronte na Alexa nk'abana ba Rosalinda, bakaba abuzukuru ba Orina. Bahura na Yolanda na Marone nk'abana ba Elisabeth Yamireth, bakaba abuzukuru ba Rosario hamwe n'abana batatu ba Ophelia Aries ntazi nabo nk'abuzukuru ba Rosario. Bose bahoberana mu bwuzu bwinshi cyane, birarenga barivangavanga. Orena ahobera abisenge neza, Rosario ahobera umwishywa, mbese bafashe umwanya munini wo guhoberana bishyira kera. Hiyongeraho nabo bashakanye, ndetse Rosalinda afata n'umwuzukuru we Shariton amuhuza n'abagize umuryango wa nyirarume Rosario bose. Muri uwo mwanya natekereje gusaba na Bernadette gufata Starone Armstrong na Sharon Armstrong ndetse na Leah agafata Rohani bakabashyira sekuru Rosario. Ariko nibutse ko Rosario nta makuru afite kuba yarabyaranye na Granette umwana witwa Ambrose Yamireth, nsanga naba nihutiye kubavanga rugikubita. Ndetse no ku ruhande rwa Bernadette Armstrong yahita avangirwa kubwo kumenyeraho ko Leah ari we wishe uwahoze ari umugabo we Ambrose Yamireth. Nuko ahubwo Rosario na mushiki we Orina bajya imbere y'abana babo Ophelia Aries, Elisabeth Yamireth na Rosalinda n'abuzukuru babo Yolanda, Marone, abana ba Ophelia Aries uko ari batatu hamwe na Rajoelina, Stewart, Bronte na Alexa. Hiyongeraho na Shariton O'Shea nk'umwuzukuruza wa Orina. Bajya kubereka mama wabo Melania, ariko mu gutuma Melania abona umuryango we wose wuzuye ntawe ubuzemo, mfata umwanzuro wo kwicira isiri Bernadette Armstrong na Leah gufata abana babo bavuka kuri Ambrose Yamireth bakajya kubashyikiriza Rosario nk'abuzukuru be, nabo akabamumurikira mama we Melania, wenda ibyabo nkaza kubisobanura nyuma. Nabo babikora nk'uko mbibasabye, nubwo ibyo byakangaranyije abari aho bibaza uburyo nabo ari abuzukuru ba Rosario. By'umwihariko umuntu wa mbere byakangaranije ni Valeria, wahise yumva ko buryo umugabo we Rosario yamuciye inyuma. Abandi byakangaranije cyane ni Dorosera na Nicola nk'abantu bareze Ambrose Yamireth, akaba aribo biyizi nk'abasokuru ba Starone Armstrong na Sharon Armstrong, bavuka ku mwana wabo batoye Ambrose Yamireth. Mu gihe kuri Rohani we nta n'umwe wari gupfa gusobanukirwa ibye, naho kuri Rosario we yari yaheze mu rujijo yibaza ibyo ari byo, yacanganyikiwe n'uburyo abo n'abari abuzukuru be mu gutekereza ko wenda ahari baba ari abana ba Elisabeth Yamireth, waba yaraciye inyuma umugore we Putera Arista, atazi ko ahubwo ari we waciye inyuma umugore we Valeria akabyara se wabo buzukuru. Ibyo akibyibazaho bageze imbere ya mama we Melania, bose barijijisha bigira nkaho nta cyabacanze gihari, maze Rosario na mushiki we Orina baca bugufi imbere ya mama wabo Melania, bamusaba imbabazi nka za zindi za wa mwana w'ikirara, ariko we mu mpuhwe z'igisagirane abasaba guhaguruka aho bari bashinze amavi, abasaba kumugwamo akabumva mu maboko ye. Nuko nabo nubwo nta kagongo bari bakigira kubera ko nabo ubwabo bashaje, bubama kuri mama wabo Melania, ariko bafashwe n'abana babo Rosalinda na Elisabeth Yamireth. Nuko muri ako kanya Melania asigara bakora mu masura, ariko amaboko ye ahita aruha nubwo n'ubundi atari yigeze ayazamura, maze amarira bari yasigara atembera mu miyoboro yakozwe n'iminkanyari mu isura ye. Nuko abana be Rosario na Orina bamufata ibiganza bamubwirana amaganya menshi, uburyo bagarutse kumureba aho bamusize bakamubura burundu, naho buryo yari yaraje gutuzwa mu murwa mukuru. Ako kanya Melania yitse umutima akomeza avuga muri ka kajwi gato cyane avuga ati, muri ino si twese duhura n'inzitizi runaka mu buzima, ariko muri aka kanya nibwo ndimo gusobanukirwa ko igihe kigera izo nzitizi tukabasha kuzicamo, tugakomeza binyuze mu kwihangana no kudacibwa intege nazo ngo twemere kuguma inyuma yazo, ahubwo tukaba nk'umuyaga uzisunika ugakomeza, cyangwa amazi yishakira izindi nzira agakomeza urugendo rwayo kure y'inzitizi. Yego, kurenga izo nzitizi biragora, ariko birashoboka, maze ukazasigara wishimira intsinzi ugezeho, ikakwibagiza imvune n'ibikomere wabikuyemo, maze ugakomeza ubuzima bwiza waharaniye. Bityo mu gihe ugowe n'ibihe bigoye ujye wibuka ko ibyo bihe bikakaye urimo kunyuramo uca mu buvumo bwuzuye umwijima, bifite urumuri ku muryango usohoka mu buvumo. Bityo tuba tugomba gukomeza imbere dusatira urwo rumuri, kubera ko kwemera gutsindwa tugasubira inyuma biba bisobanuye kwikururira umwijima usumbye kuri uwo turimo muri aka kanya. Bivuze ko iyo uhuye n'inzitizi runaka, ikintu cyoroshye ugomba gukora nubwo abenshi bagitinya ni ugukomeza imbere kurusha gusubira inyuma, kubera ko gusubira inyuma biba bimeze nko kuguma mu mwijima usinziriye, ukazakanguka usanga abandi baragusize. Gusa nanone rimwe na rimwe ibyo bihe by'umwijima turi gucamo ku iherezo
ryabyo dushobora gusanga hakiri umwijima. Mbese muri kwa gusohoka mu buvumo bw'umwijima ugasanga nta rumuri ruhari ku muryango w'ubuvumo. Urugero nko guhomba umwana, gupfusha uwo ukunda, cyangwa se kugira ubumuga buhoraho iteka. Ibyo byo ntabwo ushobora kubicamo ngo ukomeze wizeye urumuri, kubera ko uwo ukunda uwo aba yarapfuye ntabwo ushobora kumugarura. Ubumuga wagize nabwo ntabwo bushobora kugenda ngo usubire uko wahoze. Mbese ntabwo wongera kumererwa neza na gatoya. Rero icyo busigaje ni ukwakira guhura n'ibyo bihe by'umwijima mu buzima busigaye, ukiga uburyo uhangana n'ibyo byamaze kukubaho udashobora kubikwepa cyangwa se kugaruza ibyo watakaje. Maze muri uko kwiyakira ugasigara wiringira ko ku iherezo bizagenda neza, binyuze mu kwishakamo urumuri rwo kunyurwa n'uko uri no kwakira ibyo udashobora guhindura. Bikaba bishingiye mu kumenya kwigira ntawe wishingikirijeho, ugahangana n'ibyo bihe kugira ngo ukomeze imbere wemye ahantu hatari urumuri, kubera ko urumuri uba urwifitemo indani. Nanone bikaba byerekeye kumenya gutwara urumuri indani udafitiye ubwoba umwijima ukuri imbere. Mbese ni ibyerekeye kumenya ko wibereye urumuri ku giti cyawe, ku buryo ari wowe ubwawe ufite inshingano zo kwikura muri ibyo bihe by'umwijima. Wimurikira ubwawe ukazisigara wishimira intsinzi utitaye ku bumuga n'ibikomere by'umubiri byagusigiye, cyangwa se abana wabuze, cyangwa se nanone abo ukunda babipfiriyemo, kubera ko kuri ino si nta kintu kitagira ibitambo. None bana banjye Rosario na Rajeworina, ubu buryo mungarukiye narashaje ntashobora kurambura no kuzamura amaboko ngo mbahobere, namwe ubwanyu mudashobora guhina akagongo ngo mundyame mu gituza. Nta gifite ibisobanuro ibihe by'umwijima twanyuzemo mu ntera n'ibyerekeye bitandukanye. None ku iherezo tugifite ku rumuri, tugeze ku rumuri rwo kongera guhura, mwaracanye amatara menshi cyane ku buryo muri aka kanya urumuri rwansakayeho wese rugacengera no mu bugingo bwanjye. Maze wa mwijima nari mazemo imyaka n'imyaniko nkaba maze kwibagirwa niba narawubagamo. Birumvikana muri urwo rugendo rw'ubuzima mwahuriyemo no guhomba abana cyangwa se abo mukunda, mukabaho muzi ko ku muryango usohoka mu buvumo bw'umwijima nta rumuri muzahasanga. Ariko mu by'ukuri kugira buhomba cyangwa kugira ubumuga bwa burundu ku mubiri wawe ntabwo biba bisobanuye kuzaguma mu mwijima by'iteka nk'igisobanuro cyo kuba waratsinzwe. Ahubwo icyo uha agaciro ni ukuba waragize umugisha wo guhumeka umwuka w'abazima, ukabasha kwishimira ibyiza wahishiwe biza byibagiza ibyo wahombye. Bityo nanjye kuba narapfakaye imburagihe nkanabahomba mukiri bato cyane, muri aka kanya munshagaye mukikijwe n'abuzukuru banjye, abuzukuruza banjye n'akavivi kanjye, nibyo bimpaye ibyishimo bikubye kuri ibyo nari mfite mbere y'uko mbahomba, ku buryo ubu ntakibabajwe no guhangayikira gupfa ndi incike, ahubwo umunezero mfite ukaba umbereye nko gufata itara ryaka ntatinya umwijima ari wo w'urupfu. Nta byinshi mfite byo kuvuga kubera ko ntazi uburyo nsobanura ibyishimo by'umunezero byansabye umutima, ahubwo uwo munezero n'ibyishimo binyuzuye nshaka kubisangiza musaza wanjye Gaburiyeli unkunda urukundo rw'agahebuzo rwatumye nkurikirana cyane yirengagije ko mu rugo banciye akavumbura ubuzima bubi mbayemo, akanzana hano akanshyikiriza nyirabukwe. Akaba yarahoranaga agahinda ku bwanjye kuba ndi incike kugera ku rwego ngira inama yo gushaka undi mugabo tuzabyarana abana bazambera akabando mu zabukuru, ariko nkabyanga kubwo gutinya guhura n'umugabo umeze nka papa wanyu Rucero wari waranteye kuzinikwa urushako. Melania yamaze kubwira abana be Rosario na Orina gutyo hamwe n'ababakomokaho bose, bahindukira bagana mu cyerekezo Gaburiyeli na Marilene bicayemo. Babagezeho Rosario na Orina baca bugufi babahobera bahamagara Gaburiyeli nyirarume, barangije bahuza n'abana babo, abuzukuru babo n'umwuzukuruza wabo. Maze Gaburiyeli yisegura kuri Rosario na Orina kuba baraciye mama wabo Melania, nabo nk'abishwa we bagahorwa amakosa ya mama wabo, ntibagire n'amatsiko yo kubabona bakarinda babura ku myaka irenga 10 bari bamaze ku isi atarababona, none ababonye bwa mbere nabo barashaje. Rosario amusubiza ko byose biba bifite impamvu, nuko Gaburiyeli abahuza na mubyara wabo Yeremiya, ababwira ko undi mubyara wabo w'umukobwa ari we Rebeka yishwe kera, ariko yari yarasize umwana waje gucana itara rye ry'izina rye aririnda kuzima. Ubwo Rosario na Orina bahobeye mubyara wabo Yeremiya, hakurikiraho kwerekana abana babo Yeremiya abereka Debora Makabe nk'umwana rukumbi bibarutse, no mu mwanya wa mushiki we Rebeka abereka mwishywa we Arikimu Makabe nawe nk'umwana umwe rukumbi mushiki we yasize. Akurikizaho kubereka abuzukuru be Bekamu Makabe, Beki Makabe, Beka Makabe n'abuzukuru ba mushiki we Rebeka aribo Arisha, Angelo, Jesabera Makabe na Beritoni Makabe. Ubwo ko Yeremiya yerekaga ababyara be Rosario na Orina abamukomokaho n'abakomoka kuri mushiki we Rebeka,
niko nabo bamwerekaga babakomokaho kuva ku bana babo Rosalinda, Ophelia Ries na Elisabeth ya Mirethi, ugakomereza ku buzukuru babo Rajoelina, Stewart Bronte, Rexaro, Yolanda, Marone n'abana batatu bakomoka kuri Ophelia Ries, ugakomereza kuri Starona Mustronge, Sharona Mustronge hamwe na Rohani, basoreza kuri Sheraton O'Shea nk'umwuzukuruza wa Orina. Ubwo nabo mu kugenda bahoberana nibwo Bronte yongeye guhoberana na Becky kurekurana biranga. Adela nyongorera ambwira ko Becky makaba ari we wegukana Bronte kubera ko Sharona Mustronge bafitanye isano rya hafi ryo kuba ari ibyene nyina wabo, kubera ko Rosalinda na Bernadette ari ibyene se kuri papa wabo Benito Armstrong. Ngiye musubiza ko no kuri Becky makabe nabwo urukundo rwabo rudashoboka, kubera ko kuba bahoberana nuko nabo berekanwe hamwe nk'abakomoka ku muryango umwe w'ababyeyi babyara sekuruza na nyirakuruza wabo Gabriel na Melania. Ariko Adela nsubiza ko byibuze bafitanye isano rya kure ryo kuba bahuriye kuri sekuruza Rosario na nyirakuruza Melania, nkuko urwa Sharona Mustronge na Beckham Makabe rushoboka cyane, kubera ko nibi byaro ubwabyo bifitanye isano rya hafi bibasha gushyingiranwa. Kuri ngiye mu kugorwa no kumva ibyo Adela avuga, mubaza uburyo na Sharona Mustronge na Beckham Makabe abibazanyemo. Antungira agatoki kureba mbona Beckham Makabe yagowe no kurekura Sharona Mustronge, nubwo wabonaga Sharona Mustronge bitamurimo na gato, bigaragara ko mu mutwe we yagowe no gusanga urukundo hagati ye na Bronte rudashoboka, kubera ko bafitanye isano ry'ibyene nyina wabo. Muri uko guhura kw'iyo miryango barahoberanye bishira kera cyane, kugeza Vira byivanzemo basaba noneho kwicarana uko babishaka, maze bagaha umwanya n'abandi bafitanye amasano bakeneye kumenyana kugira ngo tubone n'igihe tugira mu bukwe bubera mu Bamakabe. Ikirenze ibyo hari naho barimo kubona mu muryango wabo batazi uburyo bawinjiyemo. Ubwo aravuga Starona Mustronge, Sharona Mustronge na Rohani, bityo umwanya n'uwanjye wo kubasobanurira ibiberekeyeho nabo ubwabo batazi, ngakomerezaho mpuza n'abandi bafitanye isano. Ako kanya ndongera mpagurukaho nari nicaye mvuga ko ubutumwa mfite bugenewe umusaza Rosario, bityo bafungure Bluetooth ya radiyo. Nuko nyihuza na telefone yanjye nshyiramo amajwi nasigiwe na Granete. Ibyo mbikora ngamije kugira ngo ngaragaze muzehe Rosario nk'umwere imbere y'umukecuru we Valeria. Nuko amajwi yose bayumva batuje cyane. Rosario amenyeraho uburyo Starona Mustronge na Sharona Mustronge ari abuzukuru be, cyo kimwe na Melania wamenyeyeho uburyo ari abuzukuruza be. Bernadette Mustronge nawe amenyeraho uburyo Rosario ari we sebukwe wa nyawe. Ariko nyuma y'ayo majwi ya Granete, umuntu wari wasakiwe cyane ni Drosera, kubera ko yumvisemo ko Granete yasindishije Rosario agendeye ku buryo nawe yafatiranye Nicola ari muri koma akaza kubyara Marisol. Bityo ahahise asobanukirwa neza ko yareze Ambrose ya Mirethi arerera Granete, nawe yaramurereye umwana we yise Marisol. Uko Drosera yagatangiye gusaragurika, niko na Nicola yari yacanganyikiwe yibaza ibyo yumvise ibyo ari byo. Mu gushidikanya n'ibiryo zina Nicola yumvise mu majwi ari ry'umuntu bitiranwa. Kuri Marisol kwiyumvisha ko abo yari asanzwe afata nk'ababyeyi be ari bo babyeyi be ba nyabo byaramugoye cyane. Ahaguruka ku ntebe yari yicayeho yicara arambirije hasi. Bityo inkuru y'uburyo Sharona Mustronge na Starona Mustronge ari abuzukuru ba Rosario bakomoka kuri Ambrose ya Mirethi yahise iburizwamo n'inkuru yo kumenya ababyeyi kwa Marisol, no kongera kubona umwana kwa Drosera, no kumenya iby'undi mwana w'imfura kwa Nicola. Wenda hagasigara akantu ko kuba Marisol na Ambrose ya Mirethi barabaye urusoro mu nda za ba nyina mu buryo bumwe, bakanagurana ababyeyi babarera. Marisol atorwa na Granete mama wa Ambrose ya Mirethi, na Ambrose ya Mirethi atorwa na Drosera mama wa Marisol, bakongera bagahuza kuba ba papa babo Nicola na Rosario babamenya ako kanya. Muri ako kanya Rajoelina na musaza we Stewart baje guhagurutsa papa wabo Marisol, kubera ko mama wabo Rosalinda nk'umugore wa Marisol nawe yari yaguye mu kantu agacika intege. Ku ruhande rwa Drosera havuye y'uwasanzwe afata nk'umukazana we Bernadette Mustronge kugerageza kumuturisha, mu gihe Nicola we yari yasigaye aturishwa na Alikimu Makabe. Kuri Nicola we niwe waje gutuza abo bahamagara umwana we Marisol, nawe agenda musanga bahoberana mu bwuzu bwinshi, babwirana uburyo basobanukiwe impamvu amaraso yakururanye bakaberana papa n'umwana, n'impamvu abantu babitaga papa n'umwana. Mbese bamenyeraho n'uburyo Marisol yari yarahise yisanga mu mwuga w'ubwubatsi bitamugoye, kubera ko yakorerwagamo n'amaraso ya papa we Nicola. Muri uwo mwanya Bernadette Mustronge yazanye nyirabukwe Drosera utari wigeze atuza na gato, amunkira imbere y'umugabo we Nicola n'umuhungu we Marisol. Nuko Nicola abaha rugari, maze Marisol abari wutera intambwe ya mbere
ahobera mama we Dorosera wari wabuze aho ahera kubwo kwicira urubanza rwo kuba yaramutaye. Nuko Dorosera mugwa mu gituza amutakambira amusaba imbabazi z'uburyo yamutaye, kubera ko nawe atari we, ahubwo byari uburyo bwo kumurinda musaza we Montero utari kwihanganira kubona yibarutse kandi adafite umugabo. Kuri Marisa aramusubiza ko ibyahise nta mwanya bakagombye kubitaho, ahubwo umwanya bagomba kuwuta ku by'uwo mwana n'umwanya uzaza. Bityo we ikimushimishije ni uko basanze ababyeyi bamubereye abagira neza burya ari bo babyeyi be bamwibarutse. Dorosera amusubiza ko nawe yendaga kuzapfana agahinda nka Kameraniya, Orina na Garanete bumvaga bahangayikiye uburyo bagiye gupfa ari incike nyuma yo guhomba abana babo. None kuba abana ba Meraniya ari bo Rosario na Orina babonetse, n'umwana wa Garanete ari we Ambrose Yamireth ubonetse ahagarariwe n'abana be Starona Mustronge na Sharona Mustronge, nawe akaba abonye umwana we Marisol bimweretse ko nta mpamvu yo kwiheba ugihumeka, ngo nuko urambiwe gutegereza igihe kirekire. Dorosera yahoberanye n'umwana we Marisol urukumbi yibarutse, bahozanya ayo marira y'umunezero. Nyuma y'umwanya munini Nikora ahamagara umwuzukuru we Henry ngo azahure na se wabo Marisol kuri papa we Miki ugwa mu ntege Marisol. Na Marisol ahamagara abana be Rajeorina, Estewariti, Bronte na Rexa ngo baveyo bahobere sekuru Nikora na nyirakuru Dorosera, ndetse na Shariton ntiyasigara nk'umwuzukuruza wabo. Nyuma havayo Rosalinda nk'umukazana wabo, bamuhobera bamushimira uburyo yabakundiye umwana wabo Marisol, kubera ko bamenye ko yamwitayeho nk'umubyeyi bakibana mu kigo cy'imfubyi. Nyuma Nikora abaza Dorosera uburyo yari yarakomeje kumuhisha iyo nkuru y'uko yamwibarukiye imfura iki gihe cyose, kugera ku rwego bagira n'umwuzukuruza ubura gatoya ngo abahe akavivi. Dorosera amusubiza ko yakomeje guterwa ipfunwe n'uburyo yamufatiranye ari muri koma, akamwitemberereza imbunda ye muri paradizo ye ku buryo atabonaga aho yahera bimubwira, kubera ko biteye isoni. Ikindi ntaho yari guhera amubwira ko yamubyariye atamwereka umwana, bityo yari yarateganije ko wenda yabimubwira aho amwereka umwana yamubyariye, ariko nyuma yo kuza mu kigo yamusizemo akakirwa nabi na mama Paulette atazi ko wamurerera, yahisemo kubiceceka nk'aho bitigeze biba, kubera ko Nikora atashoboraga kwihanganira uburyo yakiniye ku mbunda yatabizi n'umwana uvuyemo akamuta. Maze Nikora mu kubura icyo amusubiza abanza gutuza. Hashize akanya amubwira ko burya abagore bagira amabanga akomeye bapfana ntawe uyamenye, ariko abonye uburyo umukecuru we Dorosera yakomeje kwibaramo umutuzo kubw'ibyo yakoze yitemberezamo imbunda ya Nikora. Ako kanya Nikora amukomeza amubwira ati buri muntu wese akora amakosa muri ubu buzima, ariko ntabwo biba bisobanuye kuyishyura ubuzima bwe bwose, kubera ko rimwe na rimwe abantu beza bakora amahitamo mabi, ariko ntabwo bisobanuye ko ari abantu babi, ahubwo bisobanuye ko ari abantu badatana no kwibeshya cyangwa se gucikwa. Bityo Dorosera, ndabizi ko kumfatirana nsinziriye wabikoreshejwe n'urukundo rwahebuje byose gukundwa, wankundaga njyewe nararukwimye, kubera ko nikundiraga undi ari we Hana. Kandi no guta umwana wacu Marisol ntabwo ari uko wari umwanzi, ahubwo washakaga kumurinda musaza wawe Montero utarashoboraga kwihanganira ko naguteye inda, n'urwango yanyangaga kugeza ku rwego agerageza kunyica, afatanije na Enrique ukandokora urwo rupfu undohora mu kiyaga bari bandoshyemo. Bityo ntiwicire urubanza na gatoya, kubera kuri inzirakarengane 100%. Nikora yamaze kubwira Dorosera gutyo bahoberana mu bwuzu bwinshi. Umwana wabo Marisol biyungaho ababumbatira mu gituza cye, maze n'abana be Rajeorina, Estewariti, Bronte na Rexa hamwe na Shariton barabakikiza. Ibyo guhura k'umuryango wa Nikora na Marisol no gusobanukirwa uburyo Rosario yabyaranye na Garanete bimugira umwere imbere y'umugore we Valerie. Nabaye mbyirengagije nkurikizaho gusobanura uburyo Rohana ari umwuzukuru wa Rosario, akaba umwuzukuruza wa Melania, akaba umuvandimwe wa Starone Amustronge na Sharona Mustronge, akaba umwisengeneza wa Ophelia Ries, ahita aba mubyara w'abana be nk'uko bimeze kuri Starona Mustronge na Sharona Mustronge, akaba mwene se wabo wa Yolanda na Marone nk'uko bimeze kuri Starone Amustronge na Sharona Mustronge, bivuze ko Elisabeth Yamireth amubereye se wabo. Namaze gusobanura Rohano wari we basobanukirwa neza ko burya Leya ari we wivuganye Ambrose Yamireth. Kuri Leya wasigara yubitse umutwe ategereje kumva icyo abagize umuryango wa Ambrose Yamireth bamuvugaho cyangwa bamukoraho ku kuba yarisha Ambrose Yamireth. Ubwo ndavuga wahoze ari umugore we Bernadette Mustronge, abana be Sharona Mustronge na Starona Mustronge, ababyeyi bamutoye Nikora na Dorosera, papa we Rosario, bene se wabo Ophelia Ries na Elisabeth Yamireth,
bishywa bibavuka kuri mushiki we Ofelia Ariyesi na Yolanda na Marone abereye se wabo na Orina abereye umwisengeneza. Muri ako kanya uwo twakwita nka mukeba wa Bernadette Bernadette Amustrong ahita ahaguruka aho yicaye, agenda amusanga, dutangira kwibaza icyo agiye kumukorera. Maze uko Bernadette Amustrong yagasatiriye Leya yamugezeho, akimara kumugeraho dutungurwa no kubona afashe Leya ku rutugu amukomeza ngo ntiyicire urubanza, kubera ko azi neza uburyo Ambrose Yamirethi yahoze ari umugabo we atarashobotse. Gusa kuri Rosario kubona umuntu wamubujije umugisha wo kutazigera abona bucura bwe Ambrose Yamirethi byaramugoye, ariko umugore we Valerie yamuturisha amusaba gushyira mu gaciro, akazirikana ko Leya yirwanagaho ashaka kwikura mu maboko y'umugabo wari waramufashe bugwate, bityo ibyo kuba bucura bwe yarishwe areke guheranwa nabyo kubera ko adateze kuzuka, ahubwo yishimira abuzukuru beza kandi n'ibikomerezwa yamusigiye ari bo Starone Amustrong na Sharon Amustrong hamwe na Rohani. Ibyo Rosario yarabyumvise, asanga Leya na Bernadette bihanganisha kuba umuhungu we Ambrose Yamirethi yarababereye umuntu mubi, bityo ntabwo yigeze acira urubanza Leya kuba yaramwishe, ahubwo by'umwihariko ikintu yasaba Leya nk'ubufasha ni ukwirengagiza ubugome Ambrose Yamirethi yamugiriye, akemera Rohani akongererwaho izina ry'Abayamirethi, akaba ari we uzazungura iby'Abayamirethi mu buryo bwo gufasha nyirakuru Garanete gukabya inzozi ze zo kuba iby'Abayamirethi bizazungurwa n'abakomoka kuri we na Rosario. Bityo ubutumwa Garanete yari yasize bwo gushyikiriza Marisol iby'Abayamirethi bihindukiye, kubera ko atari amaraso y'Abayamirethi, by'akarusho yaje no kwibonera umuryango w'Abamariduke azazunguramo. Ikindi kandi Starone Amustrong na Sharon Amustrong nubwo nabo bavuka hagati ye na Garanete bakaba bafite amaraso y'Abanyamirethi, ariko bazwi nk'Abamustrong no mu muryango w'ibwami w'Abakonstanza. Ikirenze ibyo bakuriye mu mahanga kandi ni nayo batuyemo ubu, bityo Rohani wenyine niwe usigaye hafi y'umutungo w'Abayamirethi wazabasha no kuwukurikirana hafi bisesuye. Muri uwo mwanya Rosario akirimo kwinginga Leya ngo yemere Rohani yitirirwe Abayamirethi, Leya yahise amuhumuriza amubwira ko n'ubundi mu byangombwa no mu irangamimerere bya Rohani papa we yongereyeho izina Yamirethi, abeshya ko ateganya kuzamwadobuta, ariko mu by'ukuri yari mwise ku bw'amaganya, kuko abana babiri yabyariwe na Bernadette Amustrong nta n'umwe wamwitiriwe. Gusa Leya iryo zina akaba yararyangaga cyane, ku buryo uretse kuba riri mu byangombwa bya Rohani nka Rohani Yamirethi, ntabwo yarivugaga mu mazina ya Rohani, ku buryo nyuma yo kubwiza ukuri umugabo we Henry bari bemeranijwe ko bazajya kurihinduza bakarikuramo barisimbuza irya Henry, bityo ubwo busabe bwe nka sekuru ntabwo yabwanga mu gihe butaba bubangamiye bakuru be Starone Amustrong na Sharon Amustrong hamwe n'abo Garanete yari yararaze iby'Abayamirethi bose. Leya yamaze kuvuga gutyo, Marisol ahita ava yamubwira ko adashobora guharanira kuzungura ibyo Garanete yamusigiye, kubera ko atarazi ko hari abafite amaraso ye babizungura, bityo kuba babonetse ntabwo yabirwanira, kubera ko n'ubundi ntabyo yigeze ateganya na gatoya. Ako kanya Starone Amustrong na Sharon Amustrong nabo bavayo baterura karumuna kabo Rohani Yamirethi, babwira baraho bose ko iby'Abayamirethi byose babihariye Rohani Yamirethi nk'umuntu rukumbi ufite ubushobozi bwuzuye 100% bwo kuzasigara no gusigasira iby'Abayamirethi, kubwo kuba batangiye kubyubakwamo izina akiri umwana, bya bindi igiti kigororwa kikiri gito, bityo no kububakamo ko ari Abayamirethi biragoye cyane, kubera ko bakuze biyizi nk'Abamustrong n'ibikomangoma by'ibwami bw'Abakonstanza. Marisol, Starone Amustrong na Sharon Amustrong bamaze guharira Rohani Yamirethi iby'Abayamirethi byose, abaraho bose tubiha umugisha, by'umwihariko bikora Leya ku mutima kuba asa nk'uhembewe kwica Ambrose Yamirethi, kubera ko yaba abandi ahubwo bo bari kubihora umwana we bavuga ko nta burenganzira afite ku murage wa papa wabo. Sasa ibyo byavuyeho, mbese abantu ba hafi ya bose nateganyije ko bahura maze kubahuza, maze mbona hatahiwe guhuza abo ntari nateganije aribo Ayeri Crespo na mama we Putera Arista wari wakomeje kwiburamo amahoro n'ubwisanzure, kubera ko uko abana be Yolanda na Marone hamwe n'umugabo we Elisabeth Yamirethi bishimiraga guhura kw'imiryango yabo, we yakomezaga kwiyicarira mu mutuzo mwinshi adakura amaso kuri Ayeri Crespo, ku buryo bose babibonye ko Putera Arista afite ikibazo. Maze muri ako kanya mvuga ko twese twabonye umuntu utigeze asimbutswa n'ibyishimo biri kubera aho ngaho, agakomeza kwiyicarira no gutuza, ariko muri aka kanya tugiye kumuharira ikibuga cy'ibyishimo wenyine. Bose bikanga babaza uburyo umuntu ntuma wanze kwishimana n'abandi asigara yishima wenyine,
Muri ako kanya mpamagara Mariya musaba guhagurukana n'umuhungu we Ayeri Crespo agasomera imbere yacu agapapuro kasizwe na mama we mbere y'uko amuta, kubera ko wenda nibumva izina ry'uwasize urwandiko birashoboka ko basanga bamuzi. Ibyo namaze kubivuga Putera Arista arushaho gusakirwa, nuko Mariya ahagurukana na Ayeri Crespo nk'uko mbimusabye, maze akurayo telefone irimo urwandiko yasikaninze akarubika kuri imeri, nuko atangira kurusoma rwose asoreza kuri nyina w'umwana Putera Arista. Ibyo Putera Arista yamaze kubyumva ahita asimbukira hejuru avayo yiruka n'umuvuduko udasanzwe, ahita agwa muri Ayeri Crespo amuhamagara ngo mwana wanjye byarangiye ubayeho. Kuri Ayeri Crespo kubona uwo mugore avuye yamuhamagara umwana we nawe byaramucanze, asigara ahagaze nk'ipoto ku buryo atigeze ahobera mama we. Nuko muri ako kanya Putera Arista akigowe no kubona umwana we, nabwiye abari aho bose ko gutuma Mariya asoma urwo rwandiko nari ngamije gutuma Putera Arista amenya ko ari we wamutoraguye, akarekeraho ya myumvire y'abavuga ko abumwe agatukisha bose, kubera ko urwango yangaga abantu bafite uruhu rwera abafata nk'abantu babi aho bava bakagera ari rubi cyane, kuko ari rwo rushobora gukurura ubwicanyi bugamije kurimbura abantu runaka bahorwa amakosa ya bamwe, aho umuntu ahemukirwa n'umuntu umwe maze yamara kuba igikomerezwa akiyemeza kurimbura abantu bafite inyuhuriro nawe ryaba iry'uruhu, ubwoko, inkomoko n'ibindi. Bityo Putera Arista kuba yarahemukiwe na bamwe mu bera bishe papa we Crespo na mama we Lavera, bagatuma na nyirakuru Berisima apfana agahinda ko guhomba kuba umwamikazi, ntabwo bimuha uburenganzira bwo kwanga abera bose, kubera ko umuntu utari utumubona inyuma, ahubwo umuntu ari roho ye ikoresha umutima n'ubwonko, bityo ushobora kugirirwa nabi n'umuntu ugatabarwa n'umuvandimwe we. Rero kuba Putera Arista yarahemukiwe n'abera, havuye y'undi muntu bahuje uruhu amutabarira umwana we wari waragabweho igitero n'intozi. Namaze kuvuga gutyo Putera Arista ahita arekura umwana we Ayeri Crespo wari wakomeje guhagarara nk'igiti, ahita ahobera Mariya amusaba imbabazi kubwo kuba bose bari yarabashize mu gatebo kamwe, akomeza amushimira uburyo yamutoraguriye umwana abanje kumutabara intozi, maze Mariya amusaba ko abanza gushirana urukumbuzi n'umwana we Ayeri Crespo, nuko asaba Ayeri Crespo kwemera kwakira mama we. Kuri iyo nshuro noneho Ayeri Crespo amutegera amaboko, mama we Putera Arista amugwamo yuzuye amaganya menshi, na Ayeri Crespo atangira gushoka amarira, ariko nk'umusore agerageza kwikomeza abwira mama we ati mama, uburyo wabashije kurenga ibihe bigoye kandi byaguhungabanije waciyemo ugakomeza kugira umutima ukomeye no kurwanira ishyaka ubuzima bwanjye, bigaragaza imbaraga zidasanzwe z'umugore. Ni ukuri urukundo rwawe kuri njye rwatumye wiga kwica urengera ubuzima bwanjye, ubwo wicaga umusore waguteye inda washakaga ko mvuka nyica rurenze kuri izindi nkundo zose zibaho. Ni ukuri uburyo wandwaniye ishyaka wanga ko bakuramo inda yanjye kugeza wishe wari utegereje ko mvuka kanyica, nakomeje kubizirikana ibihe byose, bigatuma mporana amatsiko yo kuzabona mama w'intwari. Ni ukuri nubwo ntagize umugisha wo gukurana ku bibero n'ibituza byawe urenze kuba mama, ukaba ubuzima bwanjye kubera ko bwatangiriye muri wowe, uburindira mu nda yawe ukumira abashakaga ko inda yanjye ivamo kugeza wishe wari urekereje ko mvuka akanyica. Rwose uru rukundo rwanjye rwa mbere ukaba n'intwari y'ubuzima bwanjye, ngiye impamvu wanguyemo nkamera nk'igiti kubwo gushidikanya ko ibyo numvise amatwi n'ibyo mbonesha amaso yanjye ari impamo. Ni ukuri ni wowe mama w'umuntu wujuje ibyangombwa byo kwitwa mama, bityo harahirwa barumuna banjye Yoranda na Marone bagize umugisha wo gukurira imbere y'amaso yawe. Ayeri Crespo yamaze kubwira mama w'ayo magambo amutaka ubutwari, biramurenga araturika ararira, maze Mariya biyungaho afashe Ayeri Crespo guturisha mama we Putera Arista. Bigoranye yaje gutuzahuriza abana be Yoranda na Marone ababwira ngo baze bakire mukuru wabo, nabo bavayo bagwa muri Ayeri Crespo, by'umwihariko Yoranda mu kiniga cyinshi. Abwira Ayeri Crespo ko akimubona yamubonyemo ishusho ya musaza we Marone, ariyo mpamvu yari yagowe no kumukuraho ijisho, bityo iyo mama wabo Putera Arista aba yarababwiye ahahise he yari guhita avumbura ko ari musaza we. Muri uwo mwanya Ayeri Crespo ahoberana n'abavandimwe be Yoranda na Marone. Kuri Mariya yari arimo gusobanurira Putera Arista uburyo yatoye umwana wamwitirira sekuru, nkuko yari abisomye ku gapapuro ngo wenda iryo zina ryazamufasha guhura na mama we, maze nawe amubaza uko yaje gucika kugeza yisanze mu gihugu cye kavukire. Putera Arista amusubiza avuga ati nkimara gusigaho uruhinja rwanjye nahinduye imyenda, nambara ipantaro ifata igitambaro nibinze kugira ngo amaraso adakomeza gutemba, maze mu kugenda mpunga n'uburibwe bwinshi nk'umuntu ukimara kwibaruka. Nyuma y'urugendo rurerure naje kunyura kuri kaminuza isohokamo abanyeshuri bavuye kwiga, nkakomereza banseka cyane ngo abirabura turinjiji ku buryo tutamenya iminsi yacu y'ukwezi ngo twibinde. Ibyo kubyumva mpita menya ko amaraso yabaye menshi ahahinguka inyuma ku ipantaro, maze ntangira kwiruka nshaka aho nihisha, ariko barushaho gusakuza cyane.
gusa uko nakirutse nagiye kumva numva imirindi inyuma yanjye, ndushaho kwiruka cyane ntekereza ko ari bene wabo w'umusore nishe bampigaga bavumbuye aho ndi, ariko imbaraga zihita zinkirana ncika intege mu gihe ngiye kwikubita hasi numva umuntu wanyoye anturisha ambwira ko nta kibi anshakira nka bagenzi be. Mu kumva ijwi ryiza rizira amakaraza nabumbuye amaso ntungurwa no kuyahuza n'umusore mwiza duhuje uruhu, maze ntwarwa no kubona ndebana indoro yuje impuhwe. Muri ako kanya yihutira kunkenyeza ishati nziza yari yambaye, asigara yambaye agasengeri. Kuri ngiye mu kubona ibituza bye nahise mba nka wa wundi wabonye ishitamba akajugunya n'urwo yari yambaye, kubera ko nkibona isura yuje uburanga n'amatuza yagutse by'uwo musore nahise mperayo nshira impumu, nibagirwa n'icyanyirukansaga numva ko kugwa mu maboko y'uwo musore namaze kugwa hashashe, ku buryo nta n'uwamuhamagara nta n'uwahangara ngo ankozeho n'imitwe y'intoki. Muri uwo mwanya uwo musore yahise agerageza kumpagarika, ari uburyo nari nacitsemo intege kubwo kuba ari bwo nkimara kubyara nahise mba nka wa wundi ubona umurandata akagonda n'ijosi, kubera ko nanjye nahise muteteraho numva mfite uburinzi bwuzuye. Nuko ahitamo kunterura ambwira ko anjyanye kwa muganga, ariko muhakanira amubwira ko niba hajemo ibyo kujyana kwa muganga nsiga aho ngaho. Ambajije iwacu musubiza ko nta wacu ngira muri icyo gihugu, ahubwo ndimo guhunga nshaka uko nasubira mu gihugu cy'abasokuruza banjye aricyo gihugu cya Metrobet. Nawe ahita ambwira ko aricyo gihugu cya kavukire ye, ariko mu kumvugisha mu rurimi rwacyo mbura icyo musubiza kubera ko ntarwo nari nzi na gatoya. Nuko mu buryo ntazi nisanga nahisemo kumwizera mubwira ibyanjye byose. Nawe mu mpuhwe nyinshi yemera kumfasha ambwira ko agiye kunjyana kwa mushiki we utuye iyo pe, bakabanza kunyondora maze tukazasubirana iwacu Metrobet, kubera ko uwo munsi ari wo basorejeho amashuri. Mu cyumweru gitaha akaba aribwo bazahabwa impamyabumenyi ibanzirizwa na graduation. Uwo musore yakomeje kuntwara mu maboko ye ambwira ko yitwa Arisibeth Yamireth. Ashatse gutega bisi tugeza kwa mushiki we muhakanira amubwira ko bashobora kuba batanze ifoto yanjye ngo mpigishwe uruhindu. Nuko mubwira ko noneho ndeka akantwara ku rutugu cyangwa ku mugongo kubera ko amaboko ararushye. Muhakanira amubwira ko kumpeka byasaba gutandukanya amaguru nkamwanduza, bityo areke ngerageze nigendesha nsindagiza, ariko amakanira ambwira ko atakwemera kunsonga nkoresha urugendo aribwo nkimara kwibaruka, kubera ko azirikana imvune n'ibikomere umubyeyi akura mu kwibaruka, ariko kumwanduza nta kidasanzwe kirimo kubera ko turagera mu rugo arahita akaraba. Nta kundi Arisibeth Yamireth yabanje kuntwara ku rutugu, nyuma narwo ruraruhankira mu mugongo, kugeza nongeye kuntwara mu maboko niruhutse. Tugeze kwa mushiki we mu ijoro twakiriwe n'umugore n'umugabo hamwe n'abana babiri beza, umuhungu wari mu kigero cy'imyaka 4 n'umukobwa wari mu kigero cy'imyaka 2. Maze Arisibeth Yamireth ababwira ibyanjye byose namubwiye, bangirira impuhwe, nabo banyibwira umugabo nka nyir'urugo ambwira ko yitwa Barthelemy Ries, umugore we nka mushiki wa Arisibeth Yamireth akaba yitwa Ophelia Ries, abana babo umuhungu akaba yitwa Chenko Ries, umukobwa kitwa Yamira Ries, bakaba batwite n'undi mwana wa gatatu. Ubwo bamaze kunyibwira Ophelia Ries wari ukuriwe ajya kunyondora. Umunsi ukurikiyeho Arisibeth Yamireth yerekeza aho nataye uruhinja ngo arebe niba rwaba rugihari, niyo rwaba rwahapfiriye akanzanira umurambo, ariko agaruka ambwira ko nta kintu yahasanze, ariko ampumuriza ambwira ko azajya kuneka mu kigo cy'imfubyi kihegereye. Aribwo nyuma y'icyumweru yaje kugraduatinga nkamugaragira ntatinya bampiga, kubera ko icyumweru cyose nari maze kwa Barthelemy Ries na Ophelia Ries bari baranyitayeho cyane. Bwa bwiza bwanjye bw'akataraboneka bwari bwarihishe mu kubumuja, busigara bugaragarira amaso ya buri wese, cyane cyane amaso ya Arisibeth Yamireth utarongeye kunkuraho ijisho. Maze nyuma y'ibirori bya graduation ye anyerura urwo yankunze, nanjye mwikiriza yego, kubera ko ari njye wamukunze mbere nkimubona. Ibyo urukundo rwacu duhita tubimenyesha mushiki we Ophelia Ries na muramu we Barthelemy Ries, babisamira hejuru twiyemeza ko umunsi ukurikiyeho ajya kunyereka ababyeyi be Rosario na Valeria. Maze mu gitondo nsiga mpakira iby'ingenzi ambwira ko hari aho agiye gatoya. Nyuma y'amasaha menshi agaruka atakirwambaye ambwira n'igihunga cyinshi ko dukeneye guhunga tuva mu gihugu kubera ko nawe abaye umuhigo ku bwanjye. Mu kumubaza uko bigenze nsubiza ko avuye mu kigo cy'imfubyi kibarizwa ku cyicaro cya Diocese ya Rotherham, akagenda avuga ko hari umuntu ushaka kwadobuta uruhinja byibuze rumaze nk'icyumweru ruvutse. Ibyo abikora agamije kureba niba yabonamo uruhinja rw'umuhungu kandi rw'icyotara, ariko bamuzanira uruhinja rw'umukobwa rwitwa Hezibora, bamubwira ko ari rwo rwonyine rumaze iminsi 7 ruvutse. Maze mu kubabwira ko yashakaga urw'umuhungu yisanga yazengurutswe abwirwa ko agomba kujya kwerekana uwo mukobwa w'umwicanyi wamutumye, kubera ko mu modoka yiciyemo umwana wa shebuja basanze yibagiriwemo isakoshi irimo utwenda tw'umwana. Buri iby'icyumweru birahura n'igihe umusore yiciwe n'igihe uwo mukobwa yaburiwe. Maze ibyo kubyumva nk'indwanya ahita yirwanaho abakubita nabi ahita acika, avayo yiteguye kumbwira ko ducika.
kubera ko nubwo batamumenye bagiye kuzenguruka ingo zose zituyemo abo duhuje uruhu bazikoramo umukwabo. Elisabeth Yamireti yamaze kumbwira gutyo insanganya ahuye nayo dufata ibikapu nari namaze gupakira. Mushiki we Ophelia yari yese wari kundava mu cyumba yararyamye mato bazibijya mbere. Elisabeth Yamireti amubwira ibibaye byose mu kubyumva amera nk'ukubiswe n'inkuba, ubwoba no guhangayika cyane bituma ahita afatwa n'ibise. Ibyo gucika duhita tubihagarika ngo tumufashe, ariko wadusaba guhunga kubera ko aza kwiyitaho. Abonye tutabyumva yikomeza twereka ko ameze neza, maze njyewe na Elisabeth Yamireti dusohoka tubisikana n'abashinzwe umutekano. Twibaza niba bari bamumenye ku buryo mushiki we Ophelia yari yese agiye kubizira, maze yiyemeza gusubira inyuma akajya kwitanga, ariko atarasubira inyuma abona ahubwo mushiki we Ophelia yari yese bamukuyeyo bavuga ngo bamwihutane kwa muganga, naho ibya musaza we ngo uno munsi nibwo yerekeje iwabo i Metrobeti nyuma yo guhabwa impamyabumenyi ejo hashize. Ikirenze ibyo bakaba ari abizerwa cyane. Ibyo twamaze kubyumva twiruhutse dukomeza gucika, ariko tureba iyo tujya kwihisha ngo turindire ko bwira. Birambiranye cyane, twaje gusohoka mu gitiyo kinyuramo amazi atemba mu mugoroba wa joro. Duhunga twerekeza mu merekezo y'ikiyaga gitandukanye Yope na Vedinedi. Mu kugera imbere havayo taxi voiture. Elisabeth Yamireti ayihagarika tuvayo tuyisatira. Elisabeth Yamireti amubwira ko itwerekeza iyo twinjira, iyo atwerekeza yemera ko twinjira, ariko tukemara kwinjira ahita tubwira ko aketse ko ari twebwe duhigwa, bityo agiye kudushyira abashinzwe umutekano. Ibyo arangiza kubivuga Elisabeth Yamireti yamaze kumutunga pistola amutegeka kwerekeza imodoka aho amubwiye. Nawe agendera ku mategeko ye, dukomeza urugendo kugeza budukereyeho. Mu masaha satira saa sita nibwo twaje kugera ku kiyaga duciye mu ishyamba rigikikije. Mu kugera aho umuhanda urangiriye Elisabeth Yamireti yahise amukebanya ijosi ngo ataza kudutanga. Ubundi tuvayo tujya kwitsimba ku nkengero z'ikiyaga tugamije gutegereza ko bwira ngo tuzashimute ubwato, ariko ku bw'amahirwe tubona ubwato buziritse kureba tubona nyirabwo azamutse agana mu cyerekezo cyo hakurya. Elisabeth Yamireti ajya kumuneka agaruka ambwira ko abonye aho ari umuhinzi urimo kurima umurima uvuyemo ibigori. Nuko tuvayo twinjira muri ubwo bwato, ariko Elisabeth Yamireti afungura moteri arabuhagurutsa abutwarira ku muvuduko. Mu masaha y'umugoroba nibwo twari tugeze i Vedinedi. Tunyura mu ishyamba kugeza tugeze mu muhanda nyabagendwa, tugera naho dutegera imodoka itugeza ku nyanja. Tuhagera mu masaha y'igicuku, ku bw'amahirwe duhurira n'abandi bagiye kwambuka mu buryo butemewe n'amategeko. Birumvikana b'ubwato bari bazi aho babutegera. Bidatinze twabugezeho tubwinjiramo, babwira nyir'ubwato ko bazanye abandi bagenzi. Nuko tugenda batubwira ko bagiye gusura imiryango yabo bakazagaruka. Ubwo twakoze urugendo rw'iminsi 7 kugera tugeze ku cyambu cya Bolata, maze twiruhutsa kuba tugeze ku mugabane wacu. Nuko tujya gutega gari ya moshi twongera kumara indi minsi 7 ku rugendo. Twiruhutsa tugeze mu gihugu cyacu cya Metrobeti. Nari nkandagiyemo bwa mbere kuva navuka, na papa wanjye Crespo akaba yaragiherukagamo akiri mu nda ya mama we Berisima. Nuko dusanga ababyeyi be Rosario na Valeria baje kutwakira, maze Elisabeth Yamireti asaba ko mbere y'ibindi byose bamuhuza na mushiki we Ophelia yari yesi, kubera ko amuhangayikiye cyane. Mu kumuhamagara bombi mu kumvana amajwi y'ibyishimo birabarenga. Elisabeth Yamireti abaza mushiki we Ophelia yari yesi niba abashinzwe umutekano baramusize amahoro. Amusubiza ko ntacyo bari kumukoraho ndetse batugejeje kwa muganga. Ahita yibaruka neza agakobwa bise Yurisa Riyesi. Ubwo njyewe na Elisabeth Yamireti twagejejwe mu rugo, batangira kudutegurira ubukwe. Nyuma y'icyumweru burataha. Nyuma Elisabeth aza kubona akazi keza muri Patmos Zeroterandi abifashijwemo na mama we Valeria wari usanzwe ahakora. Nyuma y'amezi 10 tubana nk'umugore n'umugabo, tuza kwibaruka umukobwa tumwita Yolanda Elisabeth, umuhungu tumwita Marone Elisabeth. Putera Arista agikomeza kubwira Mariya inkuru y'ubuzima yanyuzemo nyuma yo gutandukana n'uruhinja rwe. Vere yadusabye ko twicara maze tugasangira ibyo byishimo byo guhura kw'imiryango bibereye aho ngaho, tugahita dukomereza mu bukwe bugiye kubera mu Bamakabe. Maze mvayo nsubira kwicaraho nari nicaye mu gutekereza ku nkuru Putera Arista abwiye Mariya. Nsanga inkuru y'urukundo rwe na Elisabeth Yamireti ijya gusa n'iya sebukwe Rosario na nyirabukwe Valeria, kubera ko nabo bahuye. Rosario atabara Valeria mu kubanza kumwambika t-shirt ye, Valeria asigara arangarira uburanga n'amatuza ye. Ndetse irindi huriro nuko uko Putera yarahuye na Elisabeth nta muryango agira, niko na Valeria yahuye na Rosario nta muryango afite. By'akarusha bakongera kuba bahuriye kugirwa imfubyi n'abera. Ibyo nkirimo kubitekerezaho Vire yatweretse inzira tunyuramo tujya kwarura, asaba Ayeri Crespo na mama we Putera nk'abantu bamenyanye nyuma aribo batubimburira bajya kwarura.
Igihe cyarageze nanjye na Adela tujya kwarura dufungura tuganirira mu matsinda, ariko twirinda gutwara umwanya munini kugira ngo tutaza gukererwa mu bukwe bwo mu Bamakabe, ku buryo twasoje gufata ifunguro Vira akatubwira ko ari wo mwanya wo kwerekera nta yandi majambo afashwe, kubera ko abahuye nk'imiryango bafite indi minsi yo kongera guhura bagasabana ntawe ubarogoye. Vira yamaze kuvuga gutyo twese turamwumvira, ari Kimumakabe n'umuryango w'abari bo babimburira abandi. Tuva aho gahunda rimwe yo kugana aho indege iparitse ngo ibashe kutwihutana, maze abo tuhasiga Orina na Rosalinda ngo basigare bita kuri Melanie, naho abandi bose twerekeza mu bukwe bwa Jezabel Makabe na Starona Mustronge. Imodoka ba Yolanda bajemo tuzirindisha umuntu, nuko tuvayo by'umwihariko Becky Makabe yahuje urugwiro na Bronte, mu gihe Gabriel na Marilene bavuyeyo basunikwa mu tugare na Berton Makabe hamwe na Vanilla. Bidatize twaje kugera ku ndege tuyinjiramo umwe kuri umwe, twese tumaze kuyinjiramo Shariton Oshe yahita yihagurutse. Nyuma y'umwanya utarambiranye twaje kwinjira mu butaka bw'Abamakabe. Shariton Oshe yajya guparika indege aho asanzwe yiparika, nuko tuvayo twerekeza kuri sale ibirori biberamo, aho twasanze Rayisa, Stimera, Britney, Salome, Doris, Raymond, Redmond, Diamond n'abandi bantu batandukanye bashyashyanye mu gutegura sale. Mu kubona ko batararangiza gutegura sale neza kubwo kuba tuje tubatunguye, njyewe na Adela tuba twitembereza aho ngaho, turagenda tujya kwiyicarira hasi imbere y'ibaraza ry'imwe mu nyubako z'aho ngaho. Dutangira kwinegura ku birori tuvuyemo kwa Rosalinda na Marisol, tuvuga uburyo kigenze neza cyane kurusha uko nabitekerezaga, kubera ko nari mpangayikiye uburyo Leya banyemerera ku buryo Leya banyemerera nyuma yo kumenya ko ari we wishe Ambrose ya Mireth. Kuri Adela ambwira ko icyo yishimiye ari uko birangiye ntawe uguye muri koma kubwo kubona abo atari yiteze. Yungamo ambwira ko ubwo Leya yamaze kwegurira aba ya Mireth umwana we Rohani ya Mireth, nicyo gihe cyo kumuhuza n'umwana we Hareberi, akamushyikiriza umugabo we Henry, kubera ko ashobora kuba yafushye kubwo kuba agahungu yari yifitiye bari mu nzira yo kugahindurira izina bakamwitirira, ateganya ko ariko kazacana itara rye keguriwe undi muryango. Mwikiriza mubwira ko nyuma y'ubukwe bwa Jezabel Makabe aricyo kintu cya mbere ngomba gukora, mbajyana kwa Liyete na Kentana na Antonella. Tukirimo kuganira wa musore twahoze twicaranye yaje adusanga, atugezeho adusuhuza tubwira ko yisanze ari wenyine. Tumusubiza ko nta kibazo yatwiyungaho tukaba tuganira kubera ko bitabujijwe, mu kudushimira uburyo twicisha bugufi twemera kwakira abatugana bose. Musubiza ko n'ubundi twebwe duha agaciro ko inshuti iva ku nzira, bityo ntawamenya ahari ahandi dushobora kuzahurira tumusaba ubufasha. Nuko nungamo mubwira ko tutamumenye nubwo twamubonanye n'abana ba Barthélemy na Ophelia Ries. Namaze kumubwira gutyo ansubiza ko yitwa Diteto, akaba ari umukunzi wa Yamira Ries, bahuriye hakurya y'amazi magari mu gihe yari kuri misiyo yahawe na mama we akimara gufunga ngo ajye kumushakira mushiki we washimuswe aba mu kigo cy'imfubyi, nyuma yo kumushyira papa we nawe akajya kumureresha mu kigo cy'imfubyi arinda icyubahiro cye no gusenyuka k'urugo rwe. Uwo musore nari maze kumenya ko yitwa Diteto yamaze kumbwira ibyo gushaka mushiki we, mama we yajyaniye papa we nawe akamureresha mu kigo cy'imfubyi. Mu mutwe wanjye hahita hazamo Esmeralda, maze mu matsiko menshi yo kuba ngiye kumenya inkomoko ya Esmeralda mpita mbaza Diteto uwo mama wari we naho afungiye. Ibyo kumubaza uwo mama wari we naho afungiye mbikora ngira ngo nzajya kumureba mbwire papa wa Esmeralda, maze ngo amukano numvise Diteto ambwiye izina rya mama we nsanga ndizi cyane ku mugore w'igikomerezwa twigeze guhangana cyane hamwe n'umugabo kugeza tubateje inkiko tubashingiye ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu n'ubucuruzi butemewe n'amategeko, ibyabo bigatezwa cyamunara bakanafunga iryo zina rya mama wa Esmeralda. Nari numvise nkibuka umugore w'igikomerezwa twahanganye cyane nta rindi.